iyo njegera, urwo ruzingo, icyo gicucu, icyo cyohe, ayo mabyi, ayo macuho, urwo runtaga, icyo cyohe, icyo gicucu urimo kubona muri screen yawe, nicyo cyantwariye TikTok. Cyantwaye TikTok iba ifite aba followers 48,000, arayitwara. Yarayifashe ahita ayitwara, turimo turayimonetiza. Ayo mabyi, iyo ntumbi, nta kintu yari ariho, nta byangwe yagiraga, ntaki. Afashe amafaranga yari ari kuri TikTok yanjye, aba ari yaguramo iyo myenda ubona yambaye. Ubwo nijye wamwambitse, muri make nijye umugize. Ntazamubona yirirwa yirase, yakize yahemutse, yambaye neza yahemutse, yagukubitwa n'inkuba yo katubagana. Kugira ngo ingegera, amacuho ya nyina, mabuno ya nyina, yitoregewe antwarire TikTok. Nyagusiga ubusa, nyaguhambirwa, nyaguhamba. Ngo ni Alexo Farmers. Reka rero mbabwire guys, nimba ubonye ino video, yirirwa abeshya abantu ngo azi gufungura ngo TikTok izihemba. Yego pe arabizi, ariko umuha TikTok yawe ukamuha ama password, ukamuha ibintu byose, ntabwo abigarura, ahita yitwara. Yarangiza akakubeshya ngo TikTok email yayihagaritse. Yayihagarikiye he? Ayo macuho uzi ukuntu yirata, ubwo runtaga wamabyo. Yitoregewe antwarire TikTok, ifite aba followers 48,000. Ayikore monetize, ahita anayitwara. Ubwo ni ukuvuga ngo ugiye kuva igihe nahereye nkora kugira ngo mbone abo ba followers, nakoreye 0, ariko ntacyo. Mu following kuri ino TikTok n'ubundi yitwa Bobo Kesho. Mukomeze mu following nk'uko mwari mwafollowing. Ntago mwakunze kumbona kuri kamera kenshi kuko nari mfite content yitwa ngo kura ku muhanzi ukunda inshuro ebyiri wihuta, ukore no kugasaraba, ubundi mwandike muri comment. Abenshi muri mwe mwarabikoraga, ariko nyagusiga ubusa ntiyabyemera yo kahambirwa. Ahitamo kuntwarira TikTok. Ariko ntacyo, nawe Imana izamuhana. Ni hahandi n'ubundi nzongera mbagira. Abantu baragenda bakabagome kuva ku mano kugera ku musatsi. Yaragiye yaguramo imyenda, yatemberamo nyine agira gute, yaryoha mu mafaranga yanjye, ntajyane yo kajyanwe nambi. Aragakubitwa n'inkuba. Njese nanjye reba ukuntu umeze, reba ukuntu nambaye. Nase uko jewe nanjye wumva nyaryoshye, ntubireba se, nuko nyine yarandangiye. Ako ntacyo, Imana izamwitura. Kamera hagarika.